n'undi wazaza mu Rwanda uko ubutegetsi buzagenda imyaka igenda ishira nawe agifate n'uzasimbura Tshisekedi ubutegetsi ko bagenda busimburana nawe akibazo igihe kitarakemuka rwose niba ikibazo kiruta umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kikaba kiruta Tshisekedi ndetse n'abagitangije bakaba batagihari ariko urumvira ijambo ukuntu riremereye ikibazo kiranduta ikibazo cya M23 kiruta perezida Kagame nubwo na Tshisekedi yivugisha ko nawe kiramuruta guhangana na M23 byavamo populisme yo kumukundisha abakongomani icyo kirashoboka yaranakigezeho ariko nanone ngo bavuye ngo nabo basubiranyemo ngo byananira ngo ni management y'ubwonko bw'abaturage kandi bizagwamo abandi bantu benshi ibyo birabareba bazabatoragura ntacyo bibabwiye bazabatoragura uwo hasi rero nk'umuturage abijyamo azi ngo Buruhani baramwishe wabonye ko niba atageza abura inshingano z'urugo yarazubahirije ariko nizo umugore yarazubahirije none bagiye kujya kugira gatanya umugore nazana ibyo tereka hanga ndetse umugore se sibyo ugatembugana ntuzi ibyo bita icyogo se icyogo Crete Zaire Nile icyogo cyaha ngaha ni icyogo kiva kuri Atlantika so Kabila rero yaje uvuga ngo nubi indyarya urumva arabindyamiriza n'abindyamiriza abandi babindyarya bya bindi ngo ni ndugandyarya buganza gahima ndyarya batari kubona igisubizo stili kizakomeza ko naho perezida Kagame yavuze ati ikibazo cy'u Rwanda na Kongo ndetse n'akarere ngo ntago ikibazo ari M23 ntago ikibazo ari M23 n'ubundi kugira ngo nisegure kuri iyo intervention maze gukora mu kanya reka tuguhe ikaze uwo ukurikiye Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Iki ni ikiganiro uruvugiro meke abantu maze kukimenyera pe ariko ikiganiro uruvugiro cyo ku cyumweru kigaruka kuri senteze na byabaye ku ma event aba yarabaye mu cyumweru kiba ari ikiganiro umuntu yavuga ko ari nka cocktail kimvange kabisa. Icyumweru ni iminsi myinshi aho usanga harabaye ama event amatandukanye cyane ko kuri ubu ngubu ahubwo rwose uzi ko twibanda kuri diplomasi, politique, ubukungu, defense n'iki byose meke habaye byinshi muri iki cyumweru. Habaye byinshi, umukuru w'igihugu yakoze ingendo, David urabizi kugeze ko ati buryo iyo nagiye mba nagiye kubahahira. Yagiye guhahira abanyarwanda. Yagiye guhahira abanyarwanda muri diplomasi. Urumva ni kukuza umubano hagati ya Benin yuko David Benishaka support ku Rwanda kandi n'imbaraga bya gisirikare n'u Rwanda rugashaka support kuri Benin ku bijyanye n'ubwikorezi mu kirere. Erega ubundi nuko ibihugu bibana ni win mu gihe rero perezida Kagame arimo gukora ingendo zitandukanye uzi ko yagiye muri Benin avuye muri Amerika hanyuma kandi azagera muri Guinea Conakry. Uzi neza yuko iyo bitwaye muri uyu mujyo ufashe nk'amezi nk'ataratu urabona ko buri rugendo rw'umukuru w'igihugu w'u Rwanda cyangwa se Kongo tunabivugeho bari ufite indi mini ruzana indi mini urugendo rwa Tshisekedi aho yajya hose ruba ruri mix n'u Rwanda nubwo ntashobora kuvuga atavuze u Rwanda ntibishoboka. Urugendo rwa perezida Kagame nawe ntaho yava batamubaje bati Kongo kandi aba bayobozi bombi uko ari babiri umwe yagiye kuvuga yagiye muri speech yari yose muri iki gihe cyane cyane muri mwaka 2023 wese aragaruka kuri si we wenyine n'abanyamakuru bamubaza iyo babaza perezida wa Kongo ntibabura mu Rwanda iyo babaza perezida w'u Rwanda ntibabura mu Kongo no muri Kongo iyo hagize umushyitsi usura Kongo abanyamakuru bahita bamubaza ikibazo cy'u Rwanda cyane rwose. Nanone mu Rwanda hagira umushyitsi uza abanyamakuru ntibabura kuzanamo byanze bikunze bavuga M23 ahubwo se nushaka ntushyiremo n'abanyamakuru mu Rwanda kenshi uzubona ko mu press conference rege batanabaza n'abandi baba baje kubaza perezida bose baba bavuga M23. Kongo rero n'u Rwanda biranze bibaye ngukize niba ari ya syndrome de frère ari bwa buvandimwe n'ababyara burya birumuna ngo bihora bimeze gutya n'ababyara ariko muri ubwo burumuna Kongo hari abantu twahoze ducatinga ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter naho hari impaka nyinshi baba bavuga ijambo ka Rwanda kanze kubavamo bakagiragaho gato mu kanya hari warimo mbwira kuri Twitter tuganira ambwira ati mwebwe muravuga iki ati ko igihugu cyanyu ari gitoya kurusha Kinshasa gitoya kurusha Kinshasa se bakoze ni habya bindi kuvuga mu mutu babanga u Rwanda barufata iminsi 2 bikarangira mu mutu bamurengeje za Central Africa bikarangira yisanze muri za Maroc nuko babimeze buriya ariko kandi buriya abantu bajya impaka ku bintu by'ibihugu bashingiye ku bunini bwabyo ni ibintu biba bisekeje rwose. Dore yanyandikiye yitwa ngo Ndomba Murenda Leopold
ngo sere Rwanda qui viennent chez nous en RDC tout le Rwanda c'est moins que Kinshasa ne vous comparez pas avec Roger ya RDC boza bana ukurikije ubunini bwa Kongo Kinshasa ubwayo yonyine iruta u Rwanda ati mukigiranye na Jeya ya Kongo ati murakana kuri twebwe urumva rero mu ngendo zitandukanye cyangwa se ku bashyitsi basuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ese tuvuge n'abasuye u Rwanda usanga ariko twavuga mu kanya nyine hagenda hagarukamo izina kurindi ku buryo na Perezida Kagame ubwo yari muri Benin rwose yabibajijweho arangije David ngo aravuga ngo iki kibazo ni kimurusha ubunini ati rwose iki kibazo ni rutura yaba we yaba na Kisekedi ati murakigereka ku Rwanda abandi bakakigereka kuki atari ko kiraturuta ubunini iki kibazo kimaze imyaka myinshi kuko Perezida Kagame kuri no nshuro M23 irasukira M23 ya none Perezida Kagame ntabwo yakunze guhisha yuko we abirebera mu muzi kuko abandi bose bari kuri periferi barebera hejuru bafurayinga over y'ikibazo Kagame yakagishyira ku muzi ariko bari umuzi w'icyo kibazo nkuko kuze gusobanura ugasanga uraremereye pe none se wabishyira ku bakoroni sibyo usanga abadage iriya nama yabaye Berlin bajya gukata u Rwanda mo ibice barukasemo bajya gukata imipaka batwaye igice kimwe cy'u Rwanda kimwe kijya kuri Kongo ariko kuri Kongo hagenda agace gato yakaba gutenza ibibazo agace gatoya ntabwo ari kanini Uganda nayo ifite igice kinini cyane buriya Nord Kivu ni ntoya uziko irushaho kwiruta u Rwanda ariko nubwo ari uvuga ngo ntabwo ari ntoya urebye Uganda nibwo rufite igice cy'u Rwanda kinini cyane bari abantu bakase u Rwanda rwa runini ariko tukiri ahangaha nubwo turi bwinjire mu kiganiro mu buryo bwigiye imbere urareba ugasanga dufate nk'urugero nko mu gihugu cya Uganda ahantu hakaswe hagasigara ariko Uganda ariko hari ubutaka bw'u Rwanda abantu bari bahatuye benshi muri bo bahise bafata ubwoko bwabo budahinduwe bugirwa ubwoko bwemewe muri Uganda abanyarwanda bari mu bwoko nka butanu bufite abantu benshi kandi bukomeye muri Uganda cyane ko no mu nzego z'ubutegetsi urabasanga nugera muri Karagwe muri Tanzania urasanga nta kibazo gihari nujya muri Kongo usanga sasa ingoma zose zabayeho Kongo harakanda ariko umuzi wabaye umuzi biturutse ku ihunga rya Afar n'interahamwe ubwo bageraganje abahanga suko babivuga cyane niyo mpamvu na Perezida Kagame ndavuga kugaragara kugira ngo bigaragare ingenga bitekerezo abantu muri Exfare bajyanye aribo bagiye bavamo za Rire za FDL za ndende ibintu ngibyo bagiye ari nk'ikirungo mu kibazo gisanzwe gihari kuko iyo bajije abantu bazobereye by'amateka bakubwira ko buriya na Perezida Kayibanda atigeze avuga rumwe na Perezida na Mobutu barashonda banganaga urunuka ku buryo ngo abantu bigeze gutera insurgence yigeze kuza muri Kongo irimo abantu bari bashikaramu ni bari bande baje kwigomeka ku butegetsi bwa Mobutu bahungira banyuze Kamanyura bahungira mu Rwanda Kayibanda arabamwima inzi guhera aho ngaho ku buryo ngo navuga bati n'umuntu ushobora kuba yashyizemo imyuka mibi Habyarimana yo guhirika Kayibanda mu butu nawe yararimo avuga ati kuraho ngora uko mu mbuto yahise nyuma aba umubyeyi wa Zaire yahise aba umubyeyi wa Zaire ndetse aba n'inshuti na Habyarimana ntabwo tuzi neza niba abo bantu b'inyeshyamba bahungiye mu Rwanda Habyarimana yarabamusubije ariko umubano w'akadasohoka waturutse aho ngaho ariko ngo ntibavugaga rumwe sibyo ibyo rero ntabwo tubihuje neza ni crise iri muri Kongo ubu ngubu y'abanyarwanda ariko nta ngoma yahiriye abavuga ikinyarwanda muri Kongo yaba ya Mobutu yaba ya Kabila Laurent Désiré Kabila urabizi ko yarishe benshi hariya muri Kinshasa yaba ahubwo umuntu urebye wapfuye kuzana amakayihaye gakeye ni Joseph Kabila yego Joseph Kabila buriya ako bitewe we ubona ko dukunze no kwivuga bitewe na diplomasi y'icecetse igira gutya ikavuga ndavuga kugaragaza aho leta ihagaze leta yavugaga gutya kamara igicecetse ikongera ikagaragara ariko bitandukanye no kuba Kisekedi we ebana toujours always hagiye hose byarinze bituma David akora ingendo mu bihugu bya SADC muri East Africa agiye ahantu henshi cyane agira gute agaragaza iki kibazo ariko akakigaragaza we mu murongo wa politike bemera mu bugabo bitandukanye na Kabila ahubwo bivugwa ko icyo yakoraga n'iki yabonaga ikibazo kimukomera agafata bamwe mu bakaze akabacubya akabahikasha akabaha n'imyanya ariko MP4 nuko yaje baba ministre baba vice president bari bane na wari president niko yaje we
n'ubundi ariko reka tubijyanishe, ariko aba nabo guhabwa imyanya bagiye bagambanira bene wabo kuko ntibigeze barangiza ikibazo. Ariko muri geopolitike icyo nacyo ndaje tukirebeho, hari n'ikintu mujya abantu bemera mu bintu bijyanye na politike mpuzamahanga, wenda ntabwo ari ikintu Kigali ariko igisesengura kibona, tujya dukunda kubigarukaho ko kuba Kabila afite ukuntu yakoraga gestion y'abavuga ikinyarwanda n'abandi bakongomane muri rusange mu buryo cyangwa buriya, umenye ko Kabila akura ideology na filozofi mu gice cy'iburasirazuba bwa Kongo. Yakuriye muri Tanzania, icyo kintu tugomba kukirebaho. Nyine akurira mu Batanzania na politike y'Abatanzania y'ukuntu ibaho. Amaze gukurira muri Tanzania atorezwa ku birenge by'u Rwanda, yinjizwa mu gisirikare n'u Rwanda kugera ku rwego rwa general major. Ni ukuvuga ngo rero Kabila ameze nk'umugezi waturutse mu nyanja y'Ubuhinde, sibyo? Ugatemba ugana muri ntuzi ibyo bita icyogo se? Icyogo Crete Zaire Nile, icyogo cy'aha ngaha ni icyogo kiva kuri Atlantika. So Kabila rero yaje uvuga ngo n'ubindyarya, urumva arabindyamiriza, n'abindyamiriza abandi babindyarya, bya bindi ngo ndugandyarya buganza agahimandyarya. Kabila yaje afite filozofi n'imitegekere n'imiyoborere ya Uganda, u Rwanda, Tanzania ayimastaringa ku buryo azi ukuntu aruma agahuha, akaruma agahuha. Yarazi kimwatse David Tshisekedi rero abantu yarazi kimwatse kankowe abantu baba barafashije so kugera ku butegetsi. Ega niwe uri nk'ababyeyi bawe, uri nk'abasokuru bawe, warangiza ukajya guterura hejuru uzi ko bakuzi bazi no munsi y'ikirenge cyawe. Cyane cyane ko n'urupfu rwa Laurent Desire Kabila nubwo nta maripoti yagiye hanze ngo agire ikintu abivuga, ariko muri speculation ziri hanze ku mihanda bavuga ko bishoboka ko umubyeyi wa Joseph Kabila, mama we na Kabila ubwe bashobora kuba bafite ukuboko muri urwo rupfu. Ari naho binagaragara ko ni biravugwa ibi bintu biranavugwa muri Chad. Ubonye wa perezida kaherutse kubabarira abantu bishe Idriss Deby, urumva kavuga uti abantu bakwiciye so bukeye urababariye, Kabila nawe bamwiciye se bukeye nawe ubona ko atanabitinzeho. Ibyo tubyihorese icyo twagamije kuvuga uyu munsi, ariko birakwereka ngo ba Tshisekedi yo nano bameze nk'abantu muri West mu burengerazuba, Kabila rero muri East ni ba Musemaji, abo muri West ni ba Musemaji banasema mingi sana, sio kusema mingi n'abantu n'abasirimu, urumva basirimu gute, basirimu ba Bruxelles, bana Kini, urumva ntuze kumuza. Niyo mpamvu ibyo maze iminsi mvuga bavuga ngo twebwe Hazarani ntidushaka. M23 maze iminsi yanditse Twitter, ndaje nyirebe kuri Goma 24 ivuga ngo ariko ngo uravuga ngo turabanyarwanda ngo amezi twabanye ngo 18 ngo muri Kinshasa ngo IDPS n'urubyiruko rwabo batuzanira ibyo kurya bwakwira bakatwajya mu majipe bakadutembereza twereka ubwiza bwa Kinshasa ngo none ngo turabanyarwanda. So birakwereka ngo rero icyo nise politike yo kuri umuhuha bari abantu rwose ba Tshisekedi yarabananiye. Niyo mpamvu bava gusinya amasezerano bavugira ku karubanda, bavugira aho nk'uko na General Nyagase bana bo Kabila yabikora. Kabila ubwo se kugaragara Kabila ashobora kuba atanaza hari Kabila aba yaramaze guha inoti Nyaga, urumva yaramaze guha inoti ubyifuza wese. Ndetse iyo Kabila aza kuba hari uyu munsi ubu ushobora gusanga kuno tubona defection from FARDC to M23, ntabwo hari kubura n'izindi from M23 to FARDC. Ntizabaye se muri 2014 none uyu munsi ni from FARDC. Ubu ngubu umugezi uratembuza muri M23 gusa, urumva kandi M23 itabashyizemo n'amafaranga. Noneho no kuvuga iki, Kabila ari kuvuga ati icyo mukeneye ni iki, ni iki mushaka n'amazu no kugira gute n'izo rumanga mushaka kujyamo, muri mushaka kujya mugende mugeyo. Kandi byashoboka akagenda kandi akazagenda bikemura gahoro cyo koranye nk'umusirikare, urumva hatabuze uwo bihutaza no bugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo nakubwira cyo ni iki rero, iki kibazo kiragoye nk'uko Perezida Kagame yabivuze, cyagoye ingoma zose. Ndetse umunsi umwe Tshisekedi azavuga ati ibyo bintu muvuga ntimubishyire no ku gahanga, nanjye naje mbisanga. Byagoye ubona ko yaba Perezida Kagame nubwo akibazwa, Perezida Kagame akibazwa hanini yagishyizwemo kubera leta ya Kongo ihora ishyira amajwi mu Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Yaracyari yishyizemo n'Abadage, erega nikashaka ko cyumvikana. Aho kuva Tshisekedi yatorwa nyuma y'igihe gito haje umubano. Uyu munsi David akaba avuga ati u Rwanda rwo rufashe M23 mu magambo yaba Patrick Muyaya yavugira leta yaba n'abandi bategetsi ba Kongo, even na opposition yabo. Ariko biriya ariko tutagiye kubogama nk'abanyamakuru, nanone mujye mureka tuvugisha ukuri. Niba hari abantu bandastandinga rezo impamvu M23 irwanira n'u Rwanda rurimo pe, none se uri mu perezida urajya gusura amahanga uretse u Rwanda na Uganda, wavuze ko amagambo Museveni yavugiye muri Afurika y'Epfo
asobanurira Cyril Ramaphosa yavuze ikibazo cya Kongo kivuga uko kiri sibyo wibuka n'amagambo none Museveni yigeze kuvugira i Nairobi bari muri conclave imwe habereye y'abaperezida uribyibuka ko yabimenshoniza akanavuga terega ikibazo cyo muri Eastern Congo hari abaturage baba muri Congo bisanga muri Uganda ati na Perezida Kagame ureba aha ngaha hari abantu biti rucuro hari abantu bavuga ikinyarwanda kandi ururimi bavuga ni nabwo mu gihugu cye bavuga ubwo urumva ko yaratangiye kujya ku muzi w'ikibazo na Perezida Kagame akagisobanura gutyo M23 rero n'ubundi kuyifata ugakura mu Rwanda na Uganda mu buryo bumwe cyangwa ubundi rega ni wakora mu byo muri East Africa icyo shaka kubwira ni wakura mu Rwanda ni wakura mu Uganda ni wakura mu Burundi ntabwo wakura Burundi bucumbiki abanyamurenge bangana gute ntabwo warukuramo ubuze wakura mu Tanzania wakura mu Kenya se ese ubundi iyo habaza kuba ari nk'aba baba bita Basonko ni barabaki iyo baza kuba bari abantu bo mu bwoko bwegere Central Africa barimo gukora nk'ibyo mu turimo gukora uyu munsi cyangwa barimo gutoteza nkuko nabo ayo turimo ababyeyi barimo gutoteza wakuramo Central Africa iyo baza ko ari mu West se wakuramo byo byari gukemuka iyo baza kuba bafite imbaraga bakaza bakagera Kinshasa nkuko ibintu turayasunitse ikagira hafi ya Goma ikibazo cyacu cyarakemutse noneho mbwira ntararenga aho ngaho buriya baruba bagira ikibazo muri Katanga noneho Zambia kaburamo ntibishoboka iyo ugiye mu Zambia hari abaruba benshi urumva ni nabo benshi kwanza banagize perezida bita Frederic Chiluba w'umuruba urumva iki kintu rero Kongo iho yitwaza ku Rwanda n'iki byose cyangwa u Rwanda gwitwaza kuri Kongo buri wese afite uko bisobanura ni ikintu kimaze imyaka miremire myinshi uko Perezida Kagame yabivuze kugira ngo ukikoreze umuperezida umwe undi akikureho ntabwo byakoroha niho perezida yageze kuvuga atariko abo bantu bitwa abanyarwanda bagize ntacyo niba badashaka kuba baba bahaye n'ubutaka bwabo aferi termine abana n'ubutaka bwabo yarabivuze ntabwo na miscote ga perezida naramumvise ati niba mudashaka ko baba iwanyu nta kibazo muba bahaye n'ubutaka bwabo none yewe ntabwo byoroshye rero mu minsi itambutse ruze ko twakunze kubona nyine ingendo za Perezida Tshisekedi ajya muri SADC yagiye muri Angola amaze kuhajya nk'inshuro 3 mu gihe cy'amezi nkangahe yagiye ahantu henshi cyane urumva ndetse twavuga ngo Kongo ifite iyo bita diplomasi offensive yatatse u Rwanda kabisa muri diplomasi ariko aho ngo ibintu bigeze u Rwanda bavuga ko rurimo kugenda ruhigaranzura kamwe aho ibintu bigeze muri iki gihe ntekereza ko muri iki cyumweru cyangwa se muri uku kwezi baba ko u Rwanda ruri kuwininga kuri diplomasi kubera ko u Rwanda ngira ngo amagambo perezida amaze iminsi speech yaba muri kongere ya RPF harimo abantu benshi cyane baturutse imihanda n'imihanda bamashyaka yo mu bindi bihugu ubwabyo u Rwanda rwakoresheje ubwo buryo rubasha kugaragaza ikibazo nta mwanya ugiciye ku Rwanda rutageze rugaragaza ikibazo na perezida kandi arongera no mu mushyikirano yarongeye abivugaho hose abivugaho so uyu munsi rero no muri press conference yakoze nyuma y'umushyikirano Perezida Kagame yabigarutseho agaragaza nawe uburyo aho u Rwanda ruhagaze agaragaza nawe kinesi z'abayobozi ba Kongo arongera kandi n'ejo bundi kuri William Ruto nabwo arongera agaragaza n'inteko ishinga amategeko ifite projet kuri iki kibazo kandi ya projet buri asiyo nshyashya no muri 2012 hari projet yari yarasubitswe ikigo muri Tiruwari nayo ijya kumera nkiriye dutegereje raporo zayo ngo turebe projet imeze gute projet nyine ku kibazo cya Kongo projet y'ikibazo cya Kongo nuko gihaagaze n'iki byose nimwe bavuga ko u Rwanda abashinga amategeko bavuga ko u Rwanda rwatinze ubwo bakwiye kujya gutabara ntibuka se cyera perezida ijambo Kabarebe na Louise Mushikiwabo bavugiye mu nteko ishinga amategeko na n'ubu nguburi kigenda rigaruka hamwe yavuga ngo ntago FDL yamara umunota ku butaka bw'u Rwanda no kuvuga ikintu kuvuga ngo rero bina byose habaho ibyo bita na diplomasi parlementaire burya abadepite ni urwego rukomeye ntago rwakwishaka ngo ruvuge ku kintu igihugu kitahaye mu giswahili bita kipawa mbere priority bahaye umugisha na priority none rero ibyo twavugaga niba inzego nk'izi ngizi zigenda zigaha ikibazo platform zikakiganiraho urumva ko ni ikibazo kiba gikomeye kandi wavuga yuko kiba kiraje ishinga icyo gihugu Kongo rero ibyo byose nihindukira ikavuga utari kubona mutwivangira mu bintu gute ariko se yo kuba bivangira mu bintu mu kibazo yo yakigiyemo gute David biragoye ikibazo byanga byakunda ubundi reka mubwire ikintu gishoboka Kongo kugira ngo izabashe kuko urabona ko u Rwanda ruvugira iturufu nyinshi zo gukubita Kongo iya mbere nyamuneka iya mbere ni FDLR uko ni ikaze cyane kuko ni itera menace ku Rwanda kandi Kongo yamaze kugira gute gukorana nayo FDLR kandi FDL ntibihakana oyo biranagaragara barase nibataha bakabyivugira oya ndavuga no mu nzandiko FDL sohora ishimira na leta ya Kongo ntibihakana ubwayo bivuga ibafata nk'abana bayo ikavuga yuko rwose ngo nta n'ikibazo ngo bagiteye yego ibaze gufata iyo ngeze aha ngaho ndakubigarukaho ibaze ufashe nka Israel
ntubona ko ikikijwe n'abihugu birimo Syria na Liban n'iki byose hamwe hari Hezbollah ahandi hari ikindi noneho iriya mitwe ya Hezbollah cyangwa se Hamas ikaba ari imitwe y'abanazi ikorera hariya Israel yabarangiye urumva kugira ngo abantu babyumve nicyo mpamvu nabisobanura noneho ugafata nka leta ya Beirut ya Liban ugafata Damas yo muri Syria ubwo ari Assad bakavuga bati aba banazi bari aha ngaha urumva nta menasi irimo ntimukabeshye ukaba ukorana nabo ahubwo n'abana bakwiye gufashwa bakwiye gutaha ahubwo se ukanongera bakwiye kuganira na Israel ubanza bajya bagira ngo u Rwanda ni nayifu ku buryo urubwira ngo ruvugane ngo na FDL mbega FDL imeze nk'ifata umuheha muri Congo ikavuna umuheha ikongera igafata undi ibyo rero nubwo mu kanya uvuze uti ni turufu wabyumva nabi ariko ni impamvu icyo mvuga ni turufu ni facts ni facts z'ibiti u Rwanda rushobora ubwaryo yumvikana kwizana ku meza ukagaragaza imbere y'umucamanza nibaza ko washobora ni facte kugira ngo ijambo ikindi u Rwanda kuba rwakira impunzi zivuye muri Congo akenshi zirahunga n'ubu muri izi ntambara barahunze David izi ntambara imbere turi kurwana nazo na DRC barahunze baracyahunga so wareba uburyo u Rwanda rucumbikiye impunzi nyinshi cyane zigira ku 70 ndakeka ni nyinshi ziri mu gihugu nk'igihugu no kizi izo ngaruka kuko gucumbikira umuntu egare kumenya ngo ararya gute kumenya ngo arabaho gute azaburwa gute aziga gute ibyo ni ibintu u Rwanda rushobora kuzana ku meza kandi Kongo kabura uruvugiro erega umenye yuko nibivuze FDLR ukakira izo mpunzi zaje kuri consequence ya FDLR buryo ubufitiye umwenda izo mpunzi biri uburyo bwo gutaha zikubwira ngo kandi n'umuntu watwirukanye hariya ni umuntu wanya ahangaha wavuye ahangaha aza hariya twirukana iwacu barabisikana turagaruka rero David kuri icyo kintu mbona ko Kongo yo nta ruvugiro ifite Kongo yakenshi ikunda kuvuga ko u Rwanda rwayiteye ariko ntiragaragaza ibizibiti ntabyo ndabona oya ibintu by'intambara zihuza ibihugu nta ntambara yaba ninjoro abantu biyorosha amashuka ngo bayorose amashuka bayitwikire urumva intambara zihari ni ibyo nkunda kuvuga ngo intambara z'ubutita ariko intambara rero iyo ntago ishoboka yo ukabona David twabyahereye ku ijambo rya perezida yavugiye muri Benin abibajwe n'abanyamakuru ku kibazo cya M23 ubona ko iki kibazo byanga byakunda ibihugu byombi uko bituranye even na Uganda birasabwa kuzicarana ubwabyo bigafata umwanzuro kandi Kongo ikirinda kugira gute ikirinda kwikunda n'ibihugu bikarinda kwikunda kubera ko ntago ikibazo kizakemura uko perezida yivuze ubwabyo kirabarenze nk'abayobozi nk'abakuru b'ibihugu yaba Tshisekedi yaba perezida kubera iki gifite umuzi avuga ko nabo byatangiriho bashobora kuba baranapfuye batagihari urumva niba bimeze gutyo bivuze ngo Kongo ikwiye kugira gute ikwiye kurarama ariko umutego nanone Kongo ifite ari nawo tuvuga ko Kabila yajya gakoresha kandi mu bisigarira by'uwo mutego niyo karita Tshisekedi akaba arimo yiprofita nagira ngo nkubwire mbeke n'abadukurikiye ko iyo tuvuze ngo abavuga ikinyarwanda muri Kongo ubu noneho byaje gusubirira isibe none biza kuba ikindi kibazo kuko ni bamwe mu banyarwanda bavuga ikinyarwanda bitwa abatutsi babangamiwe urumva iyaba iki kibazo cyajyaga gushwanyuka kikafatira icyarimwe uvuga ikinyarwanda wese gusa ikimvuze nicyo Kongo yakwereka isi ngo nubwo mubona bimeze gutya aba bose abanyarwanda ntibari mu kazi uyu si Ruberwa urumva ntari mu kazi uyu nguyu si Nyarugabo uyu si Ndenizi ntari mu nteko bivuze ngo rero iyo bigiye ku meza nabyo Kongo nayo ntago ari abana berekana ko ari agace kamwe k'abantu bavuga ikinyarwanda sibyo bigumuye kuri leta atari abanyarwanda bose niyo mpamvu dukunze kuvuga ngo ubyo M23 yakora byose n'aba bagenzi bayo batwigana n'abandi nabo ubwabo bifitemo weakness yuko batarahuza ngo bahuze ijwi sibyo niba mara guhuza ijwi byitwa ko ari abavuga ikinyarwanda bose kubera ko umuti wose uzaza ukemura ikibazo M23 ifite par exemple uzaza Kinshasa ibanze ibwire ice mu gikari ibwire abandi bavuga ikinyarwanda urumva ngo uriya mutima wanga rimwe mu wiyangiye ubwanyu niyo mpamvu intambara yari ikomeye Tshisekedi yatumiye abantu bavuga ikinyarwanda babwanga cucu bari bose bari mu mabusu bari barimo urumva abajyana muri Kinshasa aravuga ati arifotoza nta myanzuro yagaragaye ibyo bavuganye ariko urumva akubitisha bavuga ikinyarwanda abandi bavuga ikinyarwanda ni naho ubona nyine Kongo gukoresha ibintu bya ruswa cyangwa se gukoresha ibintu bya kutagera ku muzi w'ikibazo aho usanga aho kugira ngo ugikemure ugura abantu runaka kugira ngo base nk'ababagakingirizo David kandi babandi benshi babangamiwe
batari kubona igisubizo stili kizakomeza ko naho Perezida Kagame yavuze ati ikibazo cy'u Rwanda na Kongo ndetse n'akarere ngo ntago ikibazo ari M23 ntago ikibazo ari M23 n'ubundi kugira ngo nisegure kuri iyo intervention maze gukora mu kanya nashatse kukwereka imitego Kongo igifitana n'ubibasha kugenda ishandika ibintu ntibigende neza ariko ubwa mwanga cucuza mvuze uyu munsi ari he ari muri gereza nyine barabakoresha nk'iturufu urumva kandi barangiza nabo bakabarangiza bivuze ngo iki M23 ugize gutyo ukayihuha uyu munsi ikavaho ugafata witwa umututsi wese muri Kongo ukamukuraho Kinshasa yahita yadukira n'abandi bita abahutu kuko icyo bavuga ngo bavuga igihutu ntikibaho n'abandani nabo ntibasigaye yohereza muri Uganda ni ukuvuga ngo rero nubwo ibyo byose bihari suko n'ubundi n'aba bandi nabo bameze nk'abagishakirwa ibirungo uzi ko profeseri Deo Koya Ntarugera yigeze kubitubwira mu biganiro kugeza kugirana atubwira ukuntu muri nama kuko mu 1990 muri Kinshasa hirukanywe itsinda ry'abantu bo muri Kongo bitwa abatutsi kuko hariho ibyo by'amoko barabyemera ariko ryamara kugera hanze ngo abandi badepite bagahita bavuga ati ariko se abagabo basigaye bo bite byabo ati n'abahutu abahutu bo babaheze bati bo mu Rwanda nange mu bakurikire urumva hariya rero muri Kongo hagize gutya hagakemuka ikibazo cya FDLR ikabanza igashyirwa ku ruhande sibyo abakongomani bavuga ikinyarwanda bakishyira hamwe bakiyunga kandi n'ubundi biragaragara yuko n'ubwiyunge ntabwo bwaba buri kure nabi iki kintu nkubwiye barakizi niyo mpamvu abadepite muri Nord Kivu bigeze gusaba Kinshasa batari kumwaganire n'aba bantu babivugaga bazi icyo bashaka kuvuga ariko Kinshasa iranga igumiza gushyira ibiti mu matwi ishaka kumva David rero hano Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ngo yavuze ko iki kibazo cy'umubano nyirwa yarabajwe ku kibazo cy'umubano mubi hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda avuga ko ngo iki kibazo gikomoka yasubije ko ngo M23 ikomoka ku ruhurirane rw'ibibazo byinshi David byinshi nabyo twanagaruka ati ikibazo cya Kongo cy'akarere ndetse n'icyo Rwanda si M23 ni umusaruro w'ibindi bibazo byinshi byakemuwe mu binyacumi by'imyaka niba mwibuka ikibazo cya M23 yabayeho yewe na mbere yuko Tshisekedi aba perezida ni ikibazo gifitanye isano n'icyo muri 2012 none si ibyo twarimo tuvuga ni ikibazo kizamara igihe kibazo rero umukuru w'igihugu ngo yasobanuye uburyo imipaka yagabwe n'abakoloni urumva cya kindi cyagerutseho ibice bimwe byari ku Rwanda mu burengerazuba bikomekwa kuri Kongo mu majyaruguru hakomekwa kuri Uganda uburasirazuba hakomekwa kuri abakoloni baratwaye bari igihugu umukuru w'igihugu yasobanuye uburyo imipaka yagabwe n'abakoloni ibice bimwego kandi ngo yasobanuye uburyo abakomoka mu Rwanda bisanze muri RDC kubera amateka y'ubukoloni bageze aho bamburwa uburenganzira bwabo bigeraho M23 ibakomokaho ifata intwaro ati ukuri ni ukuri kw'amateka ibyo bibazo ni bikuru cyane kundusha ni bikuru cyane kurusha Tshisekedi yewe n'abari bahari icyo gihe ntibakiriho urumva rero ko umukuru w'igihugu bisobanura David ati n'abari bahari icyo gihe ntibakiriho ibi rero nibigire Kinshasa barya mu mutwe bavuge bati perezida w'u Rwanda yavuganiye M23 kandi icyo yavuze no kuri kw'amateka none se bizagenda gute amaherezo naye nibikomeza kugenda gutya Kongo yikuraho ikibazo urumva u Rwanda ariko rugisobanura kurusha ubwo niho zantambara zizavukira z'amagambo rero bati kuki mu mastering ikibazo kuturusha kandi ari icyacu kuko Kongo izahita ikubwira ngo dufite amoko 450 cyangwa magana angahe ibintu nk'ibyo urumva bati twebwe ntago abo ngabo tubabona nk'abantu bihariye David hano ngira ngo umukuru w'igihugu yashyizeho umucyo kuri iki kibazo aho nkeka ko igihe kitarakemuka azakibazwa mpaka oya hano ikintu ushaka kukubwira mu yandi magambo ashaka kuvuga ngiye numva yashatse kuvuga ko gikomeje ko kimeze ubu ngubu nundi wazaza mu Rwanda uko ubutegetsi buzagenda imyaka igenda ishira nawe azagifate n'uzasimbura Tshisekedi ubutegetsi ko bagenda busimburana nawe akibazo igihe kitarakemuka ndetse niba ikibazo kiruta umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kikaba kiruta Tshisekedi ndetse n'abagitangije bakaba batagihari ariko urumvira ijambo ukuntu riremereye ikibazo kiranduta ikibazo cya M23 kiruta perezida Kagame nubwo na Tshisekedi yivugisha ko nawe kiramuruta ikibazo rero kimeze gutyo bizagenda gute niba kibaruta bigiye ko bizagenda dufate nk'urugero ino mipaka n'ubundi yakatiwe Berlin bazasubira Berlin bagomba gusubira hasa ni Berlin n'ubundi bakagira ibintu baganiraho kuko urumva mu rwego mpuzamahanga hari ibintu bikemurwa
isi yose ishyizamo kuko muri koze z'ibyo bibazo iyo si ibirimo ni ukuvuga ngo ujya ubona na Yerusalemu ntiyananiwe kuba kapitali kubera kutumvikana na Palestine. N'ubu ngubu batinye Amerika yisetinze ambasade intoze i Yerusalemu ariko ibindi bihugu byaratinye yaba UK yaratinye yaba France Paris nta irayijyanayo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo so bikwereka ngo wenda icyo gihe na Amerika bihagurukiye na Trump kuko yabishyize mu muhigo iriya mwanzuro wo gushyira Yerusalemu nko kapitali watowe mu 1952 ubikwa muri tiruwari za perezidansi baze no abandi yade bose ba Bush barigari bagiyeho batinya kuwukuramo Trump ko yawushyize muri manifesto yo matora araza bikura bavuga ati ndabisinye tu ikiba kibi mushake muvuge ngenda bisinye twa no kuvuga ikihe cyo shatse kuvuga niki hari ibintu bimwe bikunda bigiye kuri platform mpuzamahanga ikibazo cya M23 niba kiruta u Rwanda kikaruta Kongo kikaruta abakuru b'ibihugu kigomba gusubira i Berlin cyamara gusubira i Berlin rero ibyo nkunda kuvuga bikavuga ngo aba bantu mwakuye iwabo murabajera mute murabajera mubaho uburenganzira nk'andi moko pana kugira nationalité duteza uburenganzira ubwenegihugu cyangwa se mubasubize iwabo cyangwa se turabishushanya ukundi Yerusalemu isubire Yerusalemu sawa ariko ukira aba bantu birungwanye ntureba ariko ibaze kugira ngo M23 bayikubitishe amabombe ya Tanzania bayikubitisha amabombe ya South Africa za Malawi yakubiswe byinshi bagenda bajye mu bende byo za MONUSCO kuko nayo icyo gihe ntiyari boroheye n'umundi bari muri MONUSCO n'itsinda ryo kuri MONUSCO urumva bajye Uganda abandi bajye Kibungo niba kibayo simbizi muzaturebere urumva noneho ngo baveyo bagira n'umutsi wo kudiringa bemere barebe izo nkoni bakubiswe bagaruke bajye mu birunga ngo haza gumwe umwe ajya mu birunga aho kubitara na Mboneza nabwo yaciye ukwe tujye tubivugisha ukuri mw'abantu mwe mudukurikiye ko General Mboneza ati nyamuneka imubere turayigwamo ati nta mpamvu yo guhunga kandi dufite igihugu urumva none dore bamagize force amadiviziyo n'amadiviziyo aba bantu bagenda bakama birunga muri Sarambwe bakabaho usinzi n'umutsi bafite ukuntu umeze bamenyereye kunywa amati wabo bagize gute bagiye kubana n'ingagi nabo nazo barazibanira abandi bakose Kinshasa shaho Kinshasa cyagapira hasi ntabwo aba bantu babatsinda bafite umutsi ukomeye n'indwanyi kabuhariwe reba noneho akari mu munota umwe urebe ukuntu abantu mu bintu batoroshye birya bintu Bahati ajya avuga kamarade Bahati ajya avuga ngo twebwe bafande makenga ngo yaha abasirikare rasiyo ngo nimuzabana ngo batwarire ngo umusirikare batwarire ihene ngo batwarire iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo bafite na gestion yo gucunga duke bafite mu gihe FARDC benani ahubwo ijya gutwara inka z'abaturage kajya no kwica kajya no gusabura none ngo uraza kurwanya abangaba bazashyira agapira hasi n'abanga barasubira Berlin niko ubona bigomba gukemuka nta kundi tuzakemukira Berlin tuzakemukira Berlin sinye gukubeshya David kandi tukira aho ngaho ese David wenda turaho nanjye nkubaze nubwo ari uyoboye ikiganiro ntacyo Tshisekedi araza gusubiza atewe nyuma yo kumva ibyo Perezida Kagame asubije Tshisekedi ukuntu aza gusubiza aragenda avuga ati arasubiza ibintu nka bibiri kimwe kiraba kiri bizarre uti ni igiki aravuga ati mwarubonye u Rwanda Perezida Kagame yagiye mu mahanga agenda agiye gusobanura zanyeshya amata sinababwira ariko ntimubona ukuntu yabashyigikiye icyo ni icya mbere kandi nyamara Kagame yatangaga igisubizo n'umuti w'ikibazo cyakemurwa ikindi cya kabiri Tshisekedi ari buvuge arahita nawe abonye akaryo Perezida Kagame abaye nk'umwibutsa ko kubwira abakongomane ko ikibazo cya M23 atari cya Tshisekedi n'abandi bagihoranye Tshisekedi rero umuhanga hanashobora gukuramo inzira yo gusohoka muri iki kibazo akajya abwira Kabila ati nawe kera kunaniye nawe kera kuna niba nundi nawe kera kunaniye ushobora gusanga Perezida Kagame amuhaye inzira yo kwisobanura yo kugisohoka uvuga ko ikibazo kibaruta bose ubwabo abakuru b'ibihugu bombi ndetse n'abagitangije batagihari wamugana umva Kabila yagisize aragenda na Mobutu yaragisize bivuze ngo Tshisekedi nawe arabugize amahirwe kujya gute yo kubahomeka still Tshisekedi uyu munsi aracyafite cyakiri nyankwita exit we aracyafite inzira yo gusohoka muri iki kibazo ashobora gufatira kuri iri jambo urumva rikamurehereza kuba yabaza mugenzi we none se ko kituruta tugikemure gute ariko wibuke ko n'umukuru w'igihugu Tshisekedi kugisohokamo ntago bishoboka birashoboka kubera ko kireka hari inzira agomba kunyuramo ikindi bizashingira kuri system y'igihugu cye na philosophy uburyo babo babyumva kuko Tshisekedi ntago ari wenyine uyoboye igihugu rega ariko Tshisekedi afite abajyanama afite aba policy makers ariko ni perezida akora decision wenyine se perezida sesa inteko
perezida sisi iki n'iki perezida arakomeye icyo nshaka kwereka hano ni uko Tshisekedi impamvu afite impamvu zimwemerera kugisohokamo positively abajenerali bamubwiraga bati turwane kugeza ku wa nyuma barimo kwirukanka icyo si icya mbere icya kabiri indi nzira Tshisekedi afite nawe yamufasha gusohoka muri iki kintu ni uko yatekerezaga ko guhangana na M23 byavamo populisme yo kumukundisha abakongomani icyo kirashoboka yaranakigezeho ariko nanone aho ikibazo kigeze ashobora no kubona indi populisme yo kugikemura nk'uko perezida bivuga agasiga akemuye umugogoro wananiye abo bandi perezida yavuze nibyo bikazamubakira amateka muri Kongo nubwo yatereka mandimwe ni kubona umuperezida abaho perezida bagasigira amateka igihugu cye ku buryo bavuga bati cyo kora Kabila nubwo tubivuga ibyo byose yadusigiye ihanahana ry'ubutegetsi mu mahoro passation de pouvoir iri pacifique bagahita bavivura bati niwe wakoze amateka kuko Kasavubu yarishwe urumva akavuga ati rero iyi nzira y'agahenge k'amahoro turayikesha ubutegetsi bw'imyaka 19 Kabila yamaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi nawe ashobora kuzaje kwishakira amateka mazima akavuga ngo induru zaberaga muri Eastern Congo mu buryo bujyanye n'amategeko twabikima gutya mu buryo bujyanye n'igisirikare nko yari yabitangiye muri aya mezi 14 Ventura amaze Kinshasa gutya na gutya kuko buri inyeshyamba ntibakabona bakora zirwana ni indushyi umuntu wese waziha amaboko zarambura ayazo kuba zire kuri birindiro zigenda zibisiga bazigenda zihekenya amenyo nako ntabwo ziba zishimye ziba zireba umusaraba zifite ariko ibaze nka makenga gutunga ibyo nita gutunga abantu babyumve neza ingabo n'abajenero bangana kuriye management meke ifata byo n'iby'inyeshyamba zijya ku munsi zidahinga zitagomba kwiba ngo zigomba gutekerwa zikagaburirwa kuvurwa imiti indembe zisubira inyuma bavuze ngo zavuye mweso zikatuzira n'indembe n'abasirikare babo babaga muri ibyo bitaro urumva inyeshyamba ziba ziri ku karega ku mugozi ku buryo leta ivuze ngo twabivuyemo byose turashaka tujye ku meza zashima Imana kubera ko nta nyeshyamba yifuza ibiryo bwonyine bwabyo hari aho barya bari ushobora usanga ari ibyo barya nta munyu nta kintu ngiye bararesha ijya mu bindi niko ugeze wumva abantu bakuramo umunyu mugatakamba bakongera kusubiza mwese mugashima Imana urumva sasa ntabwo tushobora kwicara nk'itangazamakuru mu bisobanuro dutanga kuko dufite no kwigisha no kumenyesha abaturage ngo abantu bajye bagira ngo inyeshyamba kuyibona yambaye helmet bitamenwa n'amasasu n'ibintu bikingira igituza ushobora no kwibaza yabonetse gute uko yaba yarabonetse kose iyo haba harabaye uburyo bwa negociation ninde wa negoci ku mutima ninde wayishatse akayizana iyo baba barayiboneye ubuntu ariko wayibonye tubiciye muri ku mutima ruhinana icyo ni kimwe ikindi cya kabiri inyeshyamba nka za M23 zifitiye umwenda ababyeyi baziha abana n'abaziha amafaranga reka ko byose ku ifaranga n'abazifasha kuri kimwe cyose ntabwo uzi iyo basubiye inyuma ukuntu bahita barwara umutwe tuba tuziranye rega bamwe baranagira bamwe bashobora kuba baranagira gutya bahita bagira gutya ahubwo hariho n'abaza kwataka nkatwe abanyamakuru bati ugasanga barimo natuzi ibyo Ventura yakoze kandi nta naho tunahurira nawe ariko ejo bundi abadukurikiye barabizi rwari rwambekanye nko se mujya mugira ngo bwiza n'umutwe wa Ventura ibyo bintu mubikura he kuko ikinyamakuru gitangaza amakuru atandukanye urumva so ukabona ko rero Tshisekedi aracyafite exit way yo gusohoka muri iki kibazo kandi nk'intwari n'ubundi ntibyamukuraho ubutwari ndavuga gisohotsemo akagikemura mu buryo burambye yego aho birashoboka nicyo nashaka kuvuga ariko umbwiye ngo arisohokamo gisigaye gutya azagenda asebye kurenza na Kabila agisohotsemo gutyo uko kimeze akagenda ntabwo bazamukumva uzanyutse ku munsi mu kiganiro gitaha ariko cyangwa turagikoze na Derisi Simbizi ikiganiro kivuga ku ntureka zitegereje Kongo zitari na M23 donc tuzakurikirana kitamwe ijambo M23 ushyiremo amatora agiye kuba ushyiremo ukuntu batumvikana ariko ushyiremo nuko babinasheho bagihagaze navuye aha nduwaha erega nduyu amoko tunashyiremo amakana kiza ukuntu yabaye perezida urumva uko bivugwa ko niba koko biramutse ari ukuri akaba ataritsindiye game muri cya giseke cy'amatora n'ubundi wakaba yaramutsinze ntaho yagiye ni Fayulu ni kanaka Kiliziya Gatolika baramuteza umutego urashidikanya kuri icyo ikintu cyavuzwe na Perezida Kagame kikavuga na Perezida Macron ntagomba kurera ibuze guhubuka ngavuge nk'igihugu Ubufaransa nk'igihugu gikomeye ngajye kuvuga ko umuntu yatsinze amatora
yatsinzwe amatora kandi yarayatsinze. Ariko nanone tujya kureba icyo urukiko rubishinzwe rwemeje. Urukiko se isi ibayeho. Urukiko ni abantu. Nuko isi ibayeho tureba urukiko rwari mu ntoki za Kabila. Ariko ni ukukwereka ngo Kongo nubwo yahuha M23 ikazima nka buji uyu munsi n'ubundi ifite induruguru imbere yayo muri uyu mwaka. Uwavuga ko uyu mwaka wa 2024 Kongo hazahira rimwe nubwo izi mvungo zitakemerwa bambabarira ntabwo yababeshye. Amatora azazana ibyayo, reba muri mitigi ukuntu bizaba bimeze, sibyo? Ndetse raison pour laquelle sintinya no kuvuga yuko iriya turufu Tshisekedi yakoresheje yiyegereza mu 23. Trust me, muri abantu barimo kurwanya Tshisekedi. So David rero ntazabana nabo biyegereza mu 23. Dusa abagera kwenda kuri byo Perezida Kagame yavuze. Twavuga ko Perezida Kagame uyu munsi none nk'u Rwanda rero ukavuga uti ibi bihugu kuri ibihugu amaze iminsi bagenda ariko kuri igihugu agiye ntiyibagirwemo gusobanura by'ikindi gihugu cyangwa se kubibazwa kubera ko nawe arabibazwa. Ukavuga uti rero ku munzani wa diplomasi w'ibihugu byombi ninde wagize icyo abona, ese ni ganyaganya wicyo bita windi cyangwa se wenda uti wenda nihuse ko ikibazo mbaza ndi kucyumva navuga ko u Rwanda rero rwagayininze rwabonye rwatsinze gute. Uburyo nabivugamo uyu munsi wa none Tshisekedi yagenda avuga we avuga ko u Rwanda rumuzengereje umumere nabi ariko u Rwanda rwo rugenda rugiye gusinya amasezerano y'ubutwererane n'ubufatanye. Urumva u Rwanda already gusinya amasezerano kujyana ubutwererane bivuze ngo hari imishinga myinshi. Ubu biravuga ko ingabo z'u Rwanda zigomba kujya mu gihugu cya Benin. Ubwo n'ubutsinzi bwa mbere. Ikindi indege y'u Rwanda Rwanda Air igomba kujya gute kujya gukorera guhagurukira intoza muri Benin. So ibyo byose nibikwereka ko u Rwanda rurimo ragayininga. Tshisekedi yagiye hariya icyo agenda kesha agenda ari na wenyine. Nta baminisitiri agenda twaye nkuko tubibona nka perezida ajyana abantu nk'ubu hariyo abasirikare hariyo WRDB hariyo ubucuruzi abantu bose bajyayo bikwereka ko umukuru w'igihugu agiyeyo mu rwego rwo kujya gute gukaza umubano wubaka ubukungu ubuhahirane muri secteur nyinshi zitandukanye. Ariko ikindi umuntu yanavuga hano ntekereza ko imvugo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kwikwa mu Rwanda ni ya complexe de superiorité mari kubivuga inferiority oya superiorité uko bimva ko bakazi kuruta u Rwanda. Urumva ishobora kuba yarageze mu mitsi n'imisokoro ya Kongo ku buryo anaturuka icyo cyo kuvuga ngo ndagenda ntwara delegation y'ikiko dukize. Ijambo rya Kongo turakize ukize kandi warani gukemura ikibazo cyawe. Ijambo rya Kongo turakize urumva ryanatuma Kongo ihora yibwira ko ibindi bihugu birangamiye ikamera nka wa musore cyangwa wa mwari wumva afite uburanga akazarinda amara igihe kirekire. Urumva muri ibyo ngibyo byawa agahungu wemvaho cyangwa agakobwa wemvaho nkuko bajya babivuga bati ni uruyuki ku nka iyo bagiye kubigira nyine kugaragaza uburyo u Rwanda ruri powa bo bakaba bari hejuru ugasanga ni ibyo ngibyo bo bibereyemo ntibakemura ikibazo cyabo bifitiye ubwabo hagati. Kuko ejo nabigarutse mu kiganiro nakoze David nuvuga ngo Kongo ikeneye gushyira agapira hasi hakaba ikintu cya reconciliation cyo kubaka ubumwe bw'abanyekongo n'ubwiyunge. Kuko iyo urebye iki kibazo nk'uko Perezida Kagame yabivuze muri Benin niba ari ikibazo kimaze imyaka n'imyaka kikaba kiruta abakuru b'ibihugu bwabo. Kongo ikeneye umuyobozi uzaza akicaza abanyekongo ahereye kuri za opposition ahereye ku bategetsi n'iki bakareba ni iyihe nzira ishobora gutuma ikintu gikemuka kikavamo hakaba ni nko gutokora akatotsi kagiye mu mata. Kuratera ngo uri mwiza urakomeye ufite amabuye y'agaciro ufite imbaho ufite ikindi ariko ntacyo bivuze mbona ko igihe Kongo yaririye nabijyanye nko kurira ko uruhinja rudafite nyine ushobora kuruhoza. Ariko ikibazo kirangwa ahubwo ruratakira abahisi n'abagenzi. Uzi ikibazo kirangwa se none meki burya buri gihugu kigira ritime gicezamo. Ndetse twavuga ko ngiri guceza Kongo bira bintu ikora urumva urebye ngo bitangwe ba Nazarendo ngo ni bande yandi nuko rwose ntagira umuryango turabashungereye pe kuko nituvuga Kongo naba bavuga ikinyarwanda bashaka ko bagira amahoro nabo n'abakongomani wenda twe kugeneraliza ariko mu bigaragara muri politike ya Kongo uhereye kuri Mobutu kazamuka nabo bandi bamenyerejwe filozofi urumva yakajagari mu kajagari n'abategetsi baho bungukira abagavana abaperezida sibyo. Rero urimo kuvuga gutyo
ngo hakenewe iyo nyine nicyo nabwiye iyo kuba umwe biri mu muco wabo, ibintu byatuma abantu bahinduka kuko Kongo ntibuza abanyabwenge, kuko ifite abantu benshi bize, Kongo ifite aho yakorera ibikorwa byose, ifite space. Kuba rero yabasha kugira icyo kintu cya unity nicyo kintu cyayifasha, nkaho gutakira umuhisi n'umugenzi. Nk'ubu ejo bundi yaje perezida w'Ubusuwisi, perezida ntuza Tshisekedi byose yabigarutse avuga ko u Rwanda rubashotora, ntuza vice prime minister ntuza Bemba amaze iminsi nawe yakira abaambasaderi b'ibihugu, nabo niko batakira. Urumva usanga ari uburyo bwo gukina umukino wo kurira kurenza uko wakina umukino wo gukora. Ubwo rero Kongo nakubwira ngo ni iyo filozofi yubasweyo, urumva, kuko icyo bita unity muri Kongo n'ibyo bita ngo bazarendo n'iki byose, erega nabo hari icyo bita iyo unity, ariko wavuga ngo iri force kugira freedom ikagera naho igera. Oya, nubwo wavuga patriotism, Kongo ini, Kongo indivisible, itagabanyika, urumva, izo siroga barazifite kandi barazigotomeye bashira inyota. Ahubwo ukavuga uti naba icyo nkungane cyaba gikeneye kurushaho, ahubwo no gushaka icyo umuntu yakwita la vraie unité. Ubumwe bwa nyabwo no ubuhe? Ubumwe bwa nyabwo no kutabona uvuga ikinyarwanda nk'umwanzi wawe, kutabona umunyarwanda, kutabona umuruba nk'umwanzi we, nkuko mu Ventura bikora barona baruranse kanyuka saba ruba, urumva. Kiriya kintu cyo gikeneye muri Kongo kugeza kubego bazageza bwo kuvuga ngo uriwe wese dustaragorenga kimwe, sibyo? Ube uri umuruburiki turi kuri karasi imwe, n'ubundi tubaho mu buzima dustaragorenga kimwe. Yego. Ube uri umukire wo muri Kongo, wowe uri karasi iri hejuru, n'ubundi twese dusangira hamwe. Bwa bukungu bwa Kongo ifite bukaza kuba inyungu kuri buri wese hadashingiye ku cyari cyo. Ibyo kandi Kongo ikurikije ibihugu ifite biyikikije, ntabwo yabuze urugero rwo gukoresha. Yakoreshejwe mu Rwanda byakunda, urumva, yakoreshejwe mu Burundi byakunda, abarundi bavaza ingabo, sibyo? Yakoreshejwe Uganda byakunda. Gusa tukiri aho ngaho, ndashaka none gutunga agatoki ibihugu biri hanze ya Kongo n'abajya bigira inama Kongo. Ese ubu ngubu dufate nk'urugero, iyo Rais Ndayishimiye ahuye na Tshisekedi ko bajya basurana, nje ndibaza amuhiye ihe nama, ntiyamubwira ati natwe twari gisfabe tuvanga na CNDD FDD dukora FEDNB. Ariko ibyo Kongo yabikoze inshuro nyinshi, urimo gushakemuye nose ngo nacyo byakemuye. Hangabo nyinshi uzizagiye muri FARDC. Fata urugero mu gihe kwa Kabila akiri ku butegetsi, babikoraga babica hejuru. None se iyo bikomeza byari gutwara iki? None se byari gutwara iki? Bakaza mu Rwanda, bakaza mu Uganda, urumva ko Museveni yafashe ubutegetsi hari akajagari. Imyaka ishize hafi 30 n'ingahe nta ntambara zongeye kuba muri hariya. Bajya na South Africa rega babafasha. Nkuko nubundi ikibazo cya Kongo cy'u Burundi cyane cyane nicyo cyinjiwemo na Nelson Mandela. Ariko batabome kuri abazi baje muri bibazo bya Kongo, kandi ko South Africa ibayeho ntabwo urumva icakubiri, nubwo bafite ibibazo by'ubukungu koko badasangiye n'abazungu n'iki, ariko ntiwavuga ngo bafite amacakubiri yandi ateye ubwoba, ateye ikibazo ngo uvuga apartheid yarakomeje kugeza uyu munsi. Bivuze ngo rero Kongo ikibuze singero yagera muri Cote d'Ivoire ukareba uko bagiye musoro na bawatara bakemuye ibibazo, urumva, kuko nabo Laurent Gbagbo agavuga ngo bawatara n'aba Burkina. Yego. Nk'ibi ngibi n'ubundi ko bivuga ngo abantu n'abanyarwanda. Kongo rero diplomasi kwiye gukora yakaba yihindura iturufu, aho kugira ngo igende isaba inkunga yo gusenya aho batavuga rumwe, ikagenda isaba inkunga yo Kongo ibona ifite umugambi wo kugenda isenya u Rwanda no kurutobera, ariko u Rwanda rwo narwo ruzi uburyo kujya gute kwikura, cyangwa se Kongo igasanga u Rwanda rwamaze gusa nkaho rushinga imizi, bigoye kujya gute, bigoye kurutobera David. Ariko David wenda dusa nk'abava kuri inkuru tugenda ku zindi, kandi niko hirya no hino abategetsi bo muri Kongo David bakomeje kugaragaza ingamba zo kujya gute zo kwikiza u Rwanda. Unarebye ibyo nakubwiraga, Vice Prime Minister akaba na Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba amaze iminsi ari mu mujyo wa boss bavuga ati u Rwanda n'abantu badushotora tugomba guhangana. Ngira ngo mu nkuru iri hano imbere yacu David kwibona, aho yavuga ngo afite ingamba zifatika zo kwikiza ubushotoranyi bw'u Rwanda mu burasirazuba nyine bw'igihugu cyabo, kuko avuga ko u Rwanda ruri inyuma y'umutwe wa M23. Ese buri u Rwanda nyuma ya M23 arukora iki? Bajya babanga amabuye y'agaciro. Hari ahantu rucuro ntabwo ngo na rimwe rihaba, urumva? Hari amasisi ntabwo na rimwe bihaba, urumva? Ubundi bo bagiye reka dufate iyi myumvire yabo ko bayifata nka hari ukuri. Nabo bazabanze bamenye ngo u Rwanda rufite iyihe nyungu muri M23. Barebe nabo kutababiri yabo. Rura biramutse ari byo. Izi ngamba ngo ni ingamba
ziranahari David aho Bemba ngo yerekanye ibintu bikurikira avuga ati imbaraga zo guhagarika ibikorwa byongera byigomeke bya Mobondo mu gace ka Bagata intara ya Kailu saba intara ya Kailu buriya muri Kivu ntabwo nari mazi no mu nkengero za Kinshasa ngo gukomeza gusubira inyuma kwa M23 n'ibikorwa byo kwangiza ibikorwa ariko bacomeka RDF bashyiraho nyine /RDF kwangiza bikorwa nabo nubwo ngo hakomeje koherezwa ingabo za AYAS urabona ariko ko avuga ngo M23 igomba gusubira inyuma ariko uko basanga leta ya Kongo nayo muri gahunda zayo ikeneye ko M23 isubira inyuma ikagenda leta ya Kongo bikeneye gukomeza gusubira inyuma ni imwe mu ngamba zishyizwe imbere igasubira inyuma sikagarukira he aho bayibiye sawa mubwira ko guhiga abaterabwoba bari bo ba ADF ndetse n'ibikorwa bikomeje mu rwego rwo guhangana n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro yitwa Kodeko iyi mitwe se kavuga mike kandi imitwe yarabazengereje izo rero ni ingamba ngo bafite David ikindi kintu gitangaje kiri no kuvugwaho n'abantu ni ukuvuga ngo leta ya Kongo iri gutaka ko impamvu itarahemba abakozi bayo ari ukubera u Rwanda nawe urabyumva narabyumvise babivuga ndashinja u Rwanda gutuma rudahemba abakozi bayo none se urumva Kongo itari mu kajagari reka dusipoze ko nk'ibyo byakabaye bivugwa na ministre w'umurimo ufite no mu nshingano guhemba abakozi uw'ingabo aravuga u Rwanda uw'abakozi akavuga u Rwanda ubwo no kuvuga n'umuriro n'ubura bazavuga u Rwanda n'amazi nakama bavuga u Rwanda amapfa natara bavuga u Rwanda hari igihe kizagera rero ijambo u Rwanda abantu baribwirwa barihage urumva nibyo byo makuru yababwiye ateka mbabwiza ukuri bwo kuryana ibyanyu ntago ari shyashya haba mu matora haba muri politiki haba mu butabera haba nahe hose isi rero buriya cyane cyane ko bano ba Macron n'abaperezida bakomeye urumva buriya Kongo mu gihe gitaha episode igiye guhura nayo nkubwiriza arizo kwitakisha gutya umuntu ahita akubwira nka Macron buriya uhita ufata copy and paste urumva y'ibyo Macron yabasubije akabanza kubabaza ati mwebwe mwenda muvuga muhagaze mute nuzane ibingibi mwimuhagaze mute mugeze none se ubundi u Rwanda hari umupaka ufunze hagati y'u Rwanda na Kongo rwinjirizagamo imisoro ku buryo amahoro yavaga kuri uwo mupaka yabuze leta ikabura abantu ihemba mukavunikwa ya mipaka M23 igenzura ni leta ya Kongo ibigenzura iyihe ya mipaka ahubwo imipaka se iri mu mupaka w'u Rwanda ahubwo ikintu nabwira David leta ya Kongo ntago izi gutaka ari abandi bakwiye kubavuga bati ibihingwa byaturukaga muri gice cya Rucuro muri Bunagana umupaka wa Bunagana ufunze watwinjizaga amafaranga nayo ibyo babibwira Ubugande bakwiye kuba bivuga bati turi guhomba ariko noneho bo ibyo babibwira Ubugande ari Kitagoma ari Kasindi ari Bunagana ni imipaka ya Uganda u Rwanda ntabwo rufunze umupaka na Kongo niba ariho haturukaga amahoro yo kwishyura abakozi iyo mipaka baboje gusora nta yindi nzira nzi igihugu cyabuzamo ikindi kubona amafaranga yo guhemba abakozi kereka uvuga uti nyine twari dufite meni boda zinjiza menshi none muturebere ibyabaye byagenze gutya ibyo rero nta bisobanuro nibyo nakubwiraga ngo hari igihe kizagera inzitwazo za Kongo ivuga abantu bazihaga bavuga bati mwebwe se ntago muri sovereign country nyine nkuko bajya mubivuga mubuza amafaranga se beneri y'u Rwanda niyo yacungaga trezor ya Kongo nkuko ifaranga ry'irisefa ryigeze kujya ricungirwa muri trezor y'abafaransa So David urabona ko ibikomeje kuvugwa na Kongo byo ni byinshi kandi banabivuga bakabishyira ku maradiyo na televiziyo buri muturage wese wa Kongo azi ko u Rwanda ari ikibazo ikibi cya Kongo irimo gukora uyu munsi nagira ngo nkivugeho nubwo wenda ntari nkuze kukivuga ibintu irimo gukora byo kubiba urwango rwo kwanga abatutsi muri Kongo urwango rwo kwikoma mu Rwanda ikabibwira abasirikare mu matraining ikabibwira hose ni ikikwereka ko na bado kugira ngo ibintu bizaranduke muri generation zirimo kubyumva uyu munsi nayo maradiyo niki bizatwara indi myaka itari mikeya ni ukuvuga ngo icyo Kongo irimo gukora uyu munsi gishobora kuzamara imyaka nk'ijana kiri mu barimo kukigishwa uyu munsi muri primaire mu mashuri urabona ko n'ukuntu njya mbona ukuntu nko ku mavideo akunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga abantu barimo bahohotera nk'uvuga ikinyarwanda abarya abantu bagira gute utwana tubareba tubakikije uzi kiriya kintu ukuntu ari kibi buriya wa mwana buri mumwe abarimo iyo contagion ibirimo ijya muri wa mwana Rwanda tukobeta Rwanda tukobeta yo bivuze ngo nta gihindutse leta ya Kongo irimo yisenyera
kandi nyamara iyo ubana n'umuturanyi wirinda kujya mu matakara agase nk'ayo ngayo kugira ngo niba hari n'uzasimbura Tshisekedi mu bihe bizaza kuko afite kuba yanakwiyamamaza agatsinda ariko n'umuntu azatsinda nanone ntazakomeza kwiyamamaza gutyo niko mbitekereza nkurikije uko itegeko nshinga ryaho rimeze bizaba intambara ikomeye n'urugamba ku muntu uzaza guhandura ibintu Tshisekedi yabibye mu bantu kuko azakoresha imbaraga nyinshi ziruta izo uyu nguyu arimo gukoresha bashyiramo ibi bintu ubwo rero ni hahandi uzabona n'ubundi ngo u Rwanda na Kongo biracyahanganye biracyari imbere hanyuma David wenda duvuye kuri Kongo tugiye mu zindi nkuru ziri kuvugwa Sudani kudeta iyi Sudani iyi kudeta wayakirute ngiyi Sudani ngewe mfite ikibazo muri iyi minsi niba ari ibintu ya politiki nirirwamo namaze kuba umupesimiste ku byari ibintu kubimbaza nagusubiza ikintu wenda ugahita untera nk'ibihe turi muri studio nkubajije nk'umunyamakuru kandi nkubajije nk'umusesenguzi sasa Sudani y'Epfo Sudani na Khartoum buriya butegetsi bwa General Burhan bufite umwenda w'abantu bigeze kwigaragambya ngo bafite ikibazo cy'umugati birangira al-Bashir avuyeho ariko bari abasirikare ntibasubiza ubutegetsi abari abasivili kandi abasivili bigaragambije bo bashaka ko ibintu bihinduka urumva sasa ari al-Burhan ari ibe de gare niba ari nduri mu general wundi wazira auto defense n'iki byose bari abasirikare bo muri Darfur bari batarashyirwa mu gisirikare ngewe ntacyo nizera meki bari abashinzwe babiri bashobora kwicara bombi bagakora ya conspiracy theory ujya uvuga bakavuga ati murase mu kirere musenye ibigo mugire gute mutwike mugire gute turebe ko twakwicara tukongera indi myaka 5 kubera intelligence dukoze nicyo kintu nakuze nabona kuri kamera bishobora ko bashobora ibyo bari barabizi intelligence ntago ari conspiracy bari oya counter intelligence niyo kuburizamo wenda undi muntu uje kukugirira nabi wowe ubwawe udashaka kwigirira nabi yego bo hagati yabo ni conspiracy yo biriya byo kujera abasivili b'Abasudani ngo bavuye ngo nabo basubiranyemo ngo byananira ngo ni management y'ubwonko bw'abaturage kandi bizagwamo abandi bantu benshi ibyo birabareba bazabatoragura ntacyo bibabwiye bazabatoragura uwo hasi rero nk'umuturage abijyamo azi ngo Burhan baramwishe wabonye ko hari n'indege ya Saudi Arabia hatwikiwe muri filime se ntujya ubona n'ibintu bitwikwa kandi ushobora kubijyamo uri umuturage ubwira ko bagukijije kumbi barashaka wowe baba baguhema urumva buriya ahubwo umuntu bashaka bagiye kumukindura sibyo buriya bamaze no kumva abajya mu matwi ari Burhan arimo kumva amatelefone y'amahamagara ari de gare arimo kumva abamuri inyuma ejo ubone baricaye bafensa akantu ngo barihuje batari ko noneho haburaga ukwezi kugira ngo dubutegetse abasivili kubera intambara turwanya n'ibintu dupfuye aka kanya twongeraho indi myaka 2 reka rero nkaba nakubwira n'abadukurikiye ko conspiracy theory urumva ziraba ku isi zirabana n'ubu ngubu mu gihe ngiye kuguhingera 3 mu gihe isi itarabona ngo imenye imbona kubone mu buryo bucukumbuye urumva ikintu cyahiritse imiturirwa ya World Trade Center muri New York aho inzu igongwa n'indege ku etaje ya magana urumva ikagwa yicaye abenjeneri bakubwira ko bidashoboka ntabwo wakubita ikintu hejuru ngo kigwe inzu yicaye itagwiriye izindi ziri hirya bivuze ko habayeho coincidence indege iratikura n'ibindi byatezwe mu kuzimu byayo birabastinga iricara kandi abantu babigenderamo icyo ni kimwe icya kabiri igihe tutaramenyana n'ubu ngubu plan y'ukuntu kudeta y'u Burundi yabaye niyo mbaraga akora kudeta bakajya gusenya amaradiyo prive badasenya ya leta batabanje gufata radio ya leta bagera kuri radio prive bigaragara ngo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwari bufite n'ubundi intambara ni pressure ku maradiyo yigenga zabonesha za meshi yarasenga amaradiyo menshi nibo bakuru bigenga baraho nibo bahereyeho urumva na n'ubu ngo bakaba bakivangwa kudeta sibyo icyo ntabwo turabimenya ibyo byose twarimo tuvuga mu kanya General Major Juvenal Habyarimana perezida wa MND akabona perezida fondateur Muvumo urumva ku itariki enye z'ukwezi kwa 10 1990 yakurasiye umujyi wose wa Kigali ati inkotanyi zirawufashe Karabaye ashaka gufata abantu hitaga ibyitso abantu kwirasaho ngo ni ikintu gikomeye cyane nizo ngero dufite tutarabonera ibisubizo kugeza ubu ukavuga ko Sudani bari mu gakino neka kwari kumwe nashoboka nubwo bwose n'uyu general yakuraho Burhan ashobora kumukuraho banabyumvikanyeho kugira ngo nawe ashyireho indi manda urumva izamara mu gisirikare kuko nuko kwereka ngo byapfuba bitapfuba byose agakino gashobora kuzamo so urabibonamo nka game hanyuma David urabona Afrika ishobora kuba game Afrika muri iyi minsi irimo ikintu cyitwa amakudeta cyane kandi akorwa n'igisirikare ese abasirikare bafite impuhwe abaturage cyangwa
n'abasirikare ubwo banyotewe n'ubutegetsi. Nubwo byari bifite ikiganiro kirekire twabikora ariko reka tubiraseho tuzabigarukaho. Icyo bita arume zo muri Afurika ni arume nyinshi ziri fonde zubakiye kuba ofisiye baba superiyeri bataba superiyeri baba baracuriwe mu bindi bihugu. Nuza kumbwira ngo nguku Perezida Kagame ntubona ko yagiye muri hariya ukambwira ngo Dumbuya wabaga muri special force ya France kugira ngo ujye kuri Boyita Amerika itangiye no kujya yigamba nayo ngo abakoloneli ya traininze muri West Africa abaturage batangiye kuyibaza ngo ubucuti mwajyanye n'abasirikare bo gukora amakudeta mwebwe ntabwo mufite mu kuboko. Fata uyu umujenerali uyu mu marshal yigeze gukora kudeta akuraho Morsi muri Egypt RCC yakoze kudeta ihabwa umugisha kandi akuyemo perezida watowe demokratike. Sasa ibihugu bya Afrika ahajyana abana amakudeta n'ibyo turimo kuvuga ugeze muri za Sudan muri za Chad ugena yose ntabwo ari bo nabo araba ari umujenerali urumva ariko hari telekomande iri Washington iri muri Saudi Arabia urumva ubona n'iriya ndege yatwiswe ishobora kuba utanahiye pari hazard koko niba barimo no kurwana byanya kurwana ushobora gusanga Saudi Arabia irashyize ku ibere wenda Burhan for instance cyangwa se Burhan yayitwitse kugira ngo Saudi Arabia irakare yinjirije kumufasha dore babantu bashaka kunkuraho n'urugero batangira gutwika indege yanyu sibyo. So abantu baraho ngaho rero bari muri Somalia buriya igisirikare cyayo cyubakiye ku mbaraga za Turukiya urumva uzarebe imbaraga Erdogan yashyize hariya na Museveni n'abandi nyine n'ibyo ngibyo. So uravuga utese urajya kuvuga igisirikare utabanje kureba backup yacyo. Igisirikare kigenga n'ibisirikare bingahe byigenga biba bikoresha amafaranga y'ibindi bihugu ahataba kudeta na hamwe bavuga ko itanashoboka nuko bafite igisirikare kigenga. David hanyuma indi nkuru ngira ngo twasorezaho ni y'umugabo uri gumya kugarukaho mu itangazamakuru ryaba iry'Uburayi muri Amerika ryaba iryo mu Rwanda ariko ryanditseho uyu mukinnyi yarakugezeyo nkuru umukinnyi wagize gute ibibazo by'abakinnyi koko Hakim ntabwo iryo zina urizi koko ntabwo njya amenya ibintu by'abakinnyi umugabo wagiye gutandukana n'umugore we uriya basanze imitungo yaranditse ku mubyeyi we abasore ngo banditse ibaruwa bamushimira bati rwose waduhagarariye abandi nabo baramunenga bati umugabo udakunda umugore agakunda nyina. Washaka kumbaza icyo bivugaho icyo nabivugaho nuko hari itegeko ririmo gutegurwa mu Rwanda ariko ngira ngo umukuru w'igihugu ntagarikiraho umukono ryuko mu minsi iri imbere abantu batazajya bakonsidera mariage nk'abantu bagiye ku murenge hazajya harebwa igihe mubanye nuko mwana banye n'iki bigahita biba nka mariage bikemerwa n'amategeko. Sasa rero uyo Hakim baza ko mu Rwanda we iryo tegeko ryashyizweho umukono bagomba kumubwira ko ikigeze nuko yemera ko yabanye n'uriya mudamu igihe runaka kwitwaza ngo yashyize imitungo kwa nyina ntacyo bivuza kuko barabanye urumva ni ya nyina kandi umugore yararyaga nta kibazo na kimwe yigeze niba yararyaga na Hakim yararyaga bararyanaga barasangiraga urumva kuko abantu bagomba kwirinda kuko uzi ko ari umufeministe giye ugomba kwirinda gufata umugore nk'umuntu uri aho ngaho gusa ngo watunze ngakarya ngagakaraba kanywa ibintu biri aho ngaho nareba nabi Hakim rero azahura hari jurisprudence rega ariko se wemera ko wese gato wenda biba ku mpande zombi hari abantu bashaka akaza gukurikiye David kubera ko yakubonye umutungo yamara mu Rwanda nacyo cyatumye abadepite bamwe banavuga bati itegeko rikwiye guhinduka kuko hamaze kuba yuko abakobwa bamwe no bamwe bakundanaga n'abasore bafite imitungo mwamara umwaka cyangwa amezi 5 agahita yakadivorce ariko ibyo ngibyo urimo kuvuga ngo nemera tubishyire ku mpande zose bivuga ku mpande zose n'abagabo nabo barahari bameze tuvuye ku mpande zose ubwo rero igihe abantu basezeranye ivangamutungo Hakim ntiyigeze aba umushomeri urumva ariko inshingano yarazikora uretse tujyane n'umugore yakoraga inshingano z'umugore urumva noneho n'umugore nawe ntabwo yanze ko bagabana iby'umugore afite umugore we yabyanze ibyo umugore afite niba byo basezeranye nawe abishyire ku meza urumva ariko utagiye kwitwaza ngo aya mitungo nyine gendera ku itegeko David kuko dufate nk'itegeko ry'ivangamutungo rivuga ko Hakim yakoze n'ubugegero ndabikubwiye gute se niba atarigeze abura inshingano z'urugo yarazubahirije ariko nizo umugore yarazubahirije none bagiye kujya kugira gatanya umugore nazana ibyo atereka ahangaha ndetse umugore se uwayatse wese ariko Hakim yarayemeye ahubwo niyanga gatanya nayanga
gute se kandi niba atayanze rero yasubije ikibazo cyo niba atayanze rero umugabo yagiye kwa giti umugabo yagiye kwa gitifu kwirukana umugore urumva ngo umugore aravuga ati rero umugabo nyise indaya twabanye buraya noneho nyishyura nk'indaya imyaka 10 tumaranye batuzana ibiciro by'indaya hari ibigo bigira tarifu nacyo mu Bushinwa niho bikara cyane basa icyo ndi kuvuga uretse bavuye kuri ishu y'uburaya aravuga ati ariko nakurereye n'abana already nari umuyaya nta kibazo mufatara muzana ibiciro by'umuyaya ahembwa ibyo byabaye mu Rwanda umugore ngo niko yabwiye umugabo ati uranyishyura turabara wenda inshuro twaryamanye sibyo muri iyo myaka nose mu Rwanda ari igiciro cy'indaya kibaho nyine nicyo buretse ndashaka kubaza ari igiciro cy'indaya kibaho nta giciro cy'indaya cyabayeho ariko umugore yamwise indaya umugabo yamwise indaya none amaze kumwita indaya rero aravuga ati ntacyo ubwo tugiye kubara tubagayininga aho ngaho byagwana ko urubanza noneho hajyaho place y'uburaya ni ihese ni nkuko wavuga ngo abayaya abo twita abakozi b'abakobwa barera abana ntabwo haragera igiciro fatizo ku mushahara wabo ariko barahembwa nta kibazo ariko n'umugore ntigeze aburana yavuze ati ayivuga yose turayabagayininga niba yaremeje ko bashyira ibiciro ku isoko ku meza gitifu akabafasha rero ukiri aho ngaho unakisubize kuki abantu iyo batandukanye buri wese aba atagitinze imitungo y'undi nuko hari igihe umwe wese aba arataye kandi akagita bari kumwe bubaka urugo rwabo urumva kuko nubwo yo mugore mu Rwanda dufata urugero mu Rwanda iyo umukobwa aje gushyingirwa bambabarire Yesu kwibase azana iki nyine icyo yazana cyose ndashaka kubaza azana iki umva ndabizi kubera yuko azana iki ndabizi ko hari training mvuye mu minsi itambutse urumva ivuga ko hari uburyo ubuyobozi hari ubuvugizi burimo gukorwa ubu ngubu kugira ngo hajyeho igiciro cy'ibitani paid work urumva imirimo itishyurwa ikorwa n'abantu mu ngo cyane cyane ku bagore ndetse bizaba birafasha leta kubara ibyo twita ngo ni ama GDP n'iki byose iba yabaza imirimo iri ku isoko ntibari yo mu rugo urumva ni nacyo ariko ibyo ngibyo ngira ngo bizaza habayeho nk'igiciro fatizo cy'umukozi kuko nk'umukozi wo mu bazabigena byose bazabigena kandi ubuzima buzakomera nicyo rero uvuga ngo umugore icyo umugore abazanye sinkizi ariko icyo umugore akora mu rugo ndashaka tujye mu buzima busanzwe w'umbwire kandi mukuri ubundi mu Rwanda ugereranya ndivuga uti nko muri Kigali umugore azana iki hanyuma se ubundi umugabo wazana iki umugore azana amashuri yize urumva warigaga wakiga nicyo nkubwira nyine ariko reka nkubaze umugore akazana nyine icyo umushakiye ko ntago aba ari impuhwe nta mugore waje we ntacyo ufite niba ujya gutereta undi se ariko ibyo none se abagabo bagira impuhwe abagore bajya kubazana nta mpuhwe abagabo mufite umuzaniye umumaro afite banza wumve David utajya mu bindi icyo ushaka kwereka uretse ubu icyo ushaka kwereka nuko nta n'umuzaniye undi kubw'impuhwe ahubwo hari ikibahuza nicyo gikwiye kuba kirebwa hadakwiye kurebwa profit ugiye guprofita ku wundi profit kuko reka ndangize ari nacyo kintu kiza kubajije icyo umugabo se n'ubazana icyo umugore nagira ngo ukisubize nta n'icyo umugabo azana bose ntacyo bazana David reka mubwire umugabo mu Rwanda witwa umugabo wese aharanira kugira inzu agomba kuzanamo umugore ndetse akenshi ukodesha umugore azasanga umugabo mu nzu akodesheje irimo buri kimwe cyose umugore agomba kuza kubamo akenshi umugore usanga azana ibyo bita ibirongorano nibyo byavuye mu nkwano wowe watanze yego sibyo usanga ibyinshi ni amasahane ni amashuka n'ibintu nk'ibyo byo dukoresha tubashyira mu kabati bitandukanye n'ibyo umugabo azana rimwe na rimwe hari n'abagabo bavuga atari ku bundi kuki niyo nareba nk'iyo mu misango y'ubukwe usanga bavuga ati nyamuneka uzaturindira umwana wacu ni umuco uturendera umwana ntuzamuke ntuzagire gutya nyamara ko iki gihe n'abagabo bakubitwa abagabo benshi nzabakwereka hari nawe nzi yari Maria ndamufite mfite amavideo ari bati ati umugore yanzengeje turi rwose agira gutya akankubita nakuretse ngo mbaze yego ndashaka kukwereka oya urimo kumbaza se urimo kumbaza ntabwo ndi kukubaza niba urimo kuntekereza ndabyanga ubwo example ubundi mite nkubaza kuko nakubaje umugabo azana iki nkubwira ko n'umugabo ntacyo azana bose bahuza urukundo bagahuza ubumwe bakabasezeranya utara wa mugani wa Evode oya ibyo ni ibya Evode mujye mubireka sha mujye mureka nta mu abagabo bafitiye abagore umuzana kubera kuri nyakamwe ukeneye kugira ngo umutwe kugira ngo mwungu ubumwe urumva ufite imwe ninde undi ni ariko nta complain umugore azana ndashaka hagati ya bombi ufitiye imwe ndi ninde icyo ushaka kukwereka buretse gato niba ari inyungu bose bazifitanyeho
ntabwo we musore wagiye kwa mufite mu mukobwa iwanyu ngo mugire gute. Icyo nashaka kwerekana iki rero niba ari inyungu bose zifite nashaka kwereka ko ikintu cya mbere gishobora gukiza ibibazo mu muryango nuko abantu bagomba kubanza kureba igitumye bagiye guhura kurenza kuza agenda ngo David ngo yarize cyangwa Meki yarize ngo cyangwa ngiye ureka nanjye mvuga ariko nyine cyo kwerekana iki ngo n'abagabo bitwigira babingwa ngo twe dutunze abagore ngo abagore nabo batadufite ubusa n'abagore bari badafite abagabo. David reka mbaze nkubwire ngo igitekerezo cyane ndabihera kuko abadepite bigeze kuvuga ko gatanya ziriho akenshi bagiye bavuga ko ziterwa n'ibibazo hari umwe muri mwe ashobora kuza kuri iki umutungo wundi ari nabyo nabihereye kuri ya story ya Hakim niho nabihereye. Umugore yashatse gutandukana na Hakimu bagiye mu rukiko basanga Hakimu ni umukene nta faranga afite. Ibyo byagiye biba kandi ntabwo ingero nyinshi z'abakinnyi benshi byabayeho n'abakinnyi no mu mafilime abaherwe benshi none umutungo ubuze gatanya arahagaze. Buretse nyine nkubwire abaherwe benshi bagiye basigara bakeneye kubera iki abagore baravuga ati turatandukanye umugabo agasigara asabiriza. None se Hakimu iyo bagasezerana ivanguramutungo itegeko rifite uko birigenda iyo basezeranye ivangamutungo muhahano mugabano wo wazanye n'undi mugabo. Sasa rero iyo basezeranye none ivanguramutungo bisesuye ntacyo muvanga. Sasa tubizana muri context yacu. Yego. Hakimu yagiye gukina umupira urumva asanga umugore yamutekeye umugore yashashe namwita umuyaya namwita iki n'iki wenda babaho mu buzima bw'abubatsi nibyo nkubwira. Reka kuzana ubuzima reka nkwereke David. Hakimu yabaga agiye guhaha imitungo nicyo nkubwira. Umugore we ntiyajya kwihaha hanyuma iyo umugore agiye guhaha yanze kwitanga ngo bayigabane we niba umugore yarazanye rero Hakimu akaza agahishiye Hakimu yakoze ubugegera nicyo nkubwira kuko umugore ntabwo yimaniye ariko se ntiyawininze urumva awininga ibikize ntabwo wabyemera. Umuntu wakurikira urugero rwa Hakimu ni nk'abagabo badukurikiye cyangwa abagore badukurikiye baza kuduha ibitekerezo bajya gutsimba imitungo kwandikisha imitungo ku bana batazi no ku nshoreke zabo muri Hakimu nari ntarayisoza ngo ni intwari ngo ni umugabo ngo ahishe umutungo. Nyine kuri iyo nkuru ya Hakimu nari ntarayisoza ni gashuri nta bamwe baramubwira bati genda ujye gushaka nyoko kuko utizeye umugore wawe. Abandi bati wa mugabo we uru rugero rwiza rwose ndyagiye ndyameze. Reka soze ikiganiro n'ubundi reka dushimire n'ubundi mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu uruvugiro. Ikiganiro cyagarukaga ku ngingo nyamukuru zaranze iki cyumweru ariko twiyagiye muri diplomasi tujya mu mibano y'ibihugu uko bibana tujya muri societe uko umuryango ubayeho ko Hakimu dusoreje ni byinshi twavuze ariko byose tubivuga kugira ngo nyamuneka ugira isomo ukuramo nawe n'uba ufite inyunganizi wayishyira muri commentaire ariko kandi ntiwagirwe no gukora subscribe like ndetse no gushare inkuru tukugezaho comment byose twajyaho impaka tubanze turebe uko bimeze kuri iyi ngingo dusozejeho rwose aho turabasaba kuzajomba umwotso urumva nubwo dushobora kugira ngo tukareba ikiganiro ngende ku ruhande rwa Madamu Hakimu no mu mubabaro rwose ntitwabasha hari byo tutakumvikana ugende nahagara 50% nta kibazo ubwo bazabitubwira wahagaze kwa Madamu Hakimu. Reka rero dusoze kino kiganiro dushimira mwebwe mwese mudukurikira na equipe technique irimo Jado Tuyizere ndetse na Denis Sengiyumva bari ku buhanga bw'amajwi no gutunganya amashusho. Meki nawe ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye David. Reka dusoreze aha ngaha tuvanga ikiganiro uvugiye n'ubundi naho butaha ciao ciao. Ejo kuwa mbere cyane rwose ciao ciao mugire ibihe byiza.